turahera mu marushanwa nyafurika. Twahere mu marushanwa y'Afurika buriya. Nibyo byaba byiza. Ariko jewe ndumva hari imigani itatu naraye mbonye n'uvuga ati akagabo gahimba kandi kataraza. Arakoze wono wambe. Ati dans le pays des aveugles les borgnes felo. Mu Kinyarwanda se wavuze. Ko bavuga ko ahantu hari impumyi nyinshi ufite ijisho rimwe ayobora. Mu gihugu cy'impumyi ufite rimwe ijisho kandi na nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Ibi ngibi ni imigani ncira ahanini mwanambajije uko byagenze nababwiye ya kipe muri cya gihugu byaraje. Oya reka ibyayibayeho rero ducira umugani bambuza bavuga bati ibaru wariraye. Ese icyo gihugu ni wakivuga? Naraye nseka setwa niki numva imbavu zisa n'izinandya nyuma yo kumenya nyine ko ya kipe yo muri cya gihugu nababwiraga nyine ubushize yasezerewe. Yanavuyemo deja? Yavuyemo ngo muri no weekend rwose naba ejo tuvuye mu marushanwa nyafurika nabajije umwe mu banyamakuru baho b'imikino muri icyo gihugu kimwe mu bihugu byo muri Afurika ababwira ari ikihe n'amazina yo kugira ngo mutajya muri kuko mushakemo ikipe tukaba twayimenye. Ariko twaganiriye ni nkaho twari kuri phone twakoreshaga uburyo bw'ikoranabuhanga bw'ibakora. Urabuzi? Kuko nifite ibibazo byinshi mu bazo twaganiriye pe mu kigano gito wenda na rezima nabanje ndamubaza ntese abakunzi b'umupira w'amaguru muri icyo gihugu cyanyu bakiriye bate isezererwa ry'iriya kipe yari ihagarariye nyine icyo gihugu. Navuga ati benshi baranezerewe cyane kuko hari n'abahimbye amapoweme imivugo mu rwego rwo kuyininura abandi banyweye inzoga zose ku buryo n'ubu ubwo twavuganaga n'umugore avuga ati bamwe baracyari muri hangover rwose bishimye kandi yavuyemo. Nicyo nahise mubaza ntise kuki se bakwishima kandi iyo kipe yari ihagarariye ishema ry'igihugu cyabo. Ati ngo iki rero? Yambwiye ati yahise nyine asubiza ati ahanini biterwa n'imigenzereze yayo ibitera. Ni nk'uko yambwiye ati ngo ndavuga amagambo nk'uko mu kiganiro giheruka nabikubwiye abakunzi ba soka niryo jambo yakoresheje hano babazwa cyane n'uburyo iyi kipe iteteshwa muri byose kuva ku mategeko y'umupira waho ugasanga asa n'ayirengera federasiyo ugasanga iyoboye mu nyungu zayo ibyemezo byose ifata bigasa naho biganisha mu byifuzo by'iyo kipe. Yampaye ingero kumva kugira ngo mbyumve neza aravuga ati uzi ko yanze umubare w'abanyamahanga kwa kwiyongera ngo itazajya itsindwa iyo kipe none se urumva yatinya umubare w'abanyamahanga 5 kuko ngo nubashakaga gushyiraho nabo muri icyo gihugu ikazakira na 11 mu marushanwa y'Afurika ikabava imbere ya itinya 5. Amurundi rugera tese uzi ko igeze naho yinjira mu miyoborere y'amakipe makeba ikoresha amayeri yari yo yose kugira ngo amakomite yanayajyeho buri kintu cyose ku rwego rwo gutinya ryahatana niko we abibona uwo munyamakuru. Amurundi rugera tese waba uzi ko nko mu myaka 25 ishize federasiyo yagiye iyoborwa gusa n'abantu bavuye muri iyo kipe. Subwo nta beshyara nuko ntazi iyo kipe nanjye n'umwe atese waba uzi ko mu nteko rusange nta jambo abanyamuryango bagira rifatika uzamuye umutwe wo mucecekesha kubera iki nyine ni lobbying cyangwa se ububingwa iyo kipe yakoze mu mayeri yose nkuko yabisobanurira. Ese waba uzi ko hari n'igihe bose yari igiye no gusigara ku rugo hari ikipe nyine yabinyibutsa gari mu bushize twabivuzeho itegeko rigahita rihindurwa ko kanya kugira ngo idasigara ku rugo ikipe ndere usohoke mu majyepfo y'icyo gihugu isigara iremera ari yahasigara. Karambura tese wari uzi ko igira amakipe asa na murumuna wayo ku buryo ishatse amanoti itayaburiraho mu gihe aravuga ati mu gihe cyo hambere n'igihe yigeze ko bagera muri 4 atari kubu n'indi imwe gusa baba mu rwego rumwe yafatwa nka murumuna wayo ibintu bihundi bihabanye n'amategeko mpuzamahanga y'umupira w'amaguru ko gitungirwa mu irushanwa nta na rimwe nta gihe haburamo amakipe abiri asa nkaho ayobowe mu rwego rumwe. Atese wari uzi ko hari n'igihe igenera amwe makipe nk'abatoza yavuze atari ikipe yes ifite ingufu nyinshi cyane ko yabiyoboye ndi makipe ubwo umuntu ahesheje akazi wajya kumukura amanota akayakwima nyambwete ingero ni nyinshi cyane niko yasoje ambwiye ndamubwiye mpita mubaza ntese ni ikipe ibikora cyangwa ni bamwe mu bayibarizwa
ibyo byose twavugaga. Agusubiza ngo iki? Yambwiye ati yahise ansubiza ati biragoye kubitandukanya kuko igisubizo kiwenda cyazamenyekana igihe hari nk'ubizabibazwa wenda mu bayobozi bayo akaba yabazwa nk'urwo ruhare kuko harimo imigenzereze imwe n'imwe bidahwitse ibyo byose bigenda biba biyitirirwa kugira ngo bigaragare ko atari yo byasaba ko hari ubibajijwe. Ubwo rero kuko yambwiraga tuzi ko mu minsi ya noneho umuyobozi w'iyo kipe ubu niwe umenya ngo iyi kipe yo mu cyaba yatoye wenda yagize komite y'uyu ntabwo mushaka gutyo tuntu nk'utwo twose abashaka ngo bari tayari. Ndavuga ntese abantu baratungwe no gusezererwa kwayo icyo kindi nahise mubaza. Umunyamakuru umugenzi wanjye muri icyo gihugu arambwira ati oya rwose kuko ikibuga ntikibeshya ntikinabera uko yambwiye. Atabakunzi basoka niryo jambo komeza kurikoresha. Hano n'abahanga barayireka ikishimisha bicinya ariko icyara kuko nabo baba bazi ko ntaho iri kugana. Ati ikipe yaragiye yangiza cyitwa competition cyose ku buryo itsinda amakipe y'ibikenyeri adahemba andi yamaze kuyinjira muri bwa buryo bw'imitegekere ibyishatsi kabinyuza ku bayobozi cyangwa bamwe mu bayobozi ku buryo buri officiel cyangwa se buteme nyine mu buryo bw'ububingwa bijya kuba nka mafia. Arambwira ati yo ni impamvu ya mbere itumye abantu bataratungwa. Arambwira ati impamvu ya kabiri gusezererwa kwayo ntawe byatunguye nuko n'umutoza wayo atari ku rwego. Tegeze mu gihugu yarahimbiwe CV bapfunyika ibikarita abantu mu maso ko umuntu yize hasi hejuru ndetse rwose ko n'ikipe y'igihugu akomokamo ngo yaba yaramwifuje kandi mu by'ukuri akaba nta diplome yo ku rwego rwa UEFA Pro yagiraga. Ubu ngarimo kuyigira nta burambe namba afite kuri CV ye buzwi. Ati rero ntiyari nuko yambwiraga ntiyari ku rwego bw'iryo rushanwa yararimo gusezererwa nta gitangaza kuko ubuswa bwe bwanagaragaye kuri uwo mukino wo kwishyura rwose. Bareba uburyo bijyanye na remplace mu buryo munaniwe kumanaginga ngo igitego ebana cyane iminota ya nyuma. Ikipe bankombe noneho binavugwa ko ubwo n'umugambo ye ati binavugwa ko amafaranga y'umurengera ana yahise agenerwa nyine akimara kuba umutoza wayo yaba yagabanamo nyine n'abakomisiyoneri bamuzanye bakamuhimbira izo CV bikaba ari ibintu yambwiye ati n'ibintu bibabaje kuko iyo kipe ifite ubushobozi nta kibuze ku buryo itananirwa ubundi kugira umutoza w'ibigwi wakoze ayo mateka bashaka kwandika atari ngombwa kuzana uwo yise we kanyeshuri mu magambo ye. Nongera ndabaza ntese abakunzi bayo bo noneho babivuga hiki abo n'abakunzi b'umupira batatunguye abawo yambwiye ati bamwe abafana bayo hari abagendera mu kigare bagafana koko bakanayikunda nta birenze. Atari kwa n'abandi bibabaza cyane kuko bazi neza ko ikipe yabifite ubushobozi haba mu wenda mu bashobora kugirirwa icyizere cyo kuyiyobora hari rwose benshi bafite ubwo bushobozi haba mu bafana bashobora guhabwa inshingano zitandukanye haba ubushobozi bwo guhitamo n'abo batekinisiye bashoboye ku rwego nyine rw'ibyifuzo byabo. Ati icyo rero ni icyifuzo nyine ko habamo imivugurure muri iyo kipe kiganisha aho ngaho kuko nyine ikipe yagiye inatsinda bakeba nta mananiza yaba cyangwa se ubona nyine ibikwiye hatabaye ngombwa kunyura mu nzira zindi ziba zinagayitse cyangwa zanduye. Ati kuko niko yambwiraga atagatinze kazaza n'amenyo ya ruguru izo nzira abantu baba banyuramo kugira ngo abone intsinzi birangira zibatamaje hari n'igihe zizagezaho zikajya hanze zikaba zakwambika icyasha ikipe. Aravuga ati ikipe igomba kwakira reality yo gutsinda no kunganya kuba biri yo ibona ariko nyine byagenze ari ikibuga cyaciye urwo rubanza. None ndamubwira ntese aho hantu ibyo bintu nta tangazamakuru rihaba bivugamo iki ati kise kuri mbere yansubije ati tangazamakuru ryo muri iki gihugu nyine aho yarari ati risan nirimo nk'ibice bine. Icyambere yambwiye ati icyambere ni riyisigiriza nyine iyo kipe ku mpamvu yenda z'indonke cyangwa amarangamutima noneho rigacira imanza andi makipe riya ponda byumvikanisha ko nta kigenda rwose ko ariyo ikomeye kuzirusha ko rwose ari ikipe y'akataraboneka kandi wari w'abantu nyine no kwandika amazina yabo bigora ari ikibazo ukasanga barimo basoma rwose imyanzuro y'imanza mu bugenge bwabo binasa naho rwose ari misiyo baba bahawe n'ikipe cyangwa se bamwe mu bayobozi b'ikipe kugira ngo bace intege adversaire n'iryo jambo yakoresheje adversaire kugira ngo nyine bace intege bakebe noneho nahise nongera arambwira ati ibyo rero bikanatuma ikipe igira ngo irakomeye
rwose nk'umutamenwa kandi ntacyo yibitseho yagera ku ruhando mpuzamahanga ikavamo nabi nko kuzimya buji. Urumva ukuntu yambwiye icyo irya itangazamakuru bwo cyari icyiciro cya mbere cyaryo. Arambwira ati ariko hari n'itangazamakuru rya kabiri naryo igice cyaryo cya rya siporo ryo risa nkaho riruma rihuha ku rwego rwo kwirinda inkurikizi zaterwa n'itotezwa bashobora gukorerwa nko mu kazi kabo, kuba bakwirukanwa se, kwimwa amakuru y'ikipe bakaba bahezwa kuko hari nabo ngo byigeze kubaho. Bakabwira bati rwose tubimye amakuru nta bantu ntibemerewe kugera hafi y'ikipe, ruko nyuma ngo baje kujya gusaba imbabazi mu buyobozi bw'ikipe ngo harabababarira babemerera ko bayafiteho access. Okay. Icyo ni mpamvu ya kabiri iryo tangazamakuru. Aravuga ati hari n'irya gatatu noneho rya siporo rivugira mu kabari no muri stade bajya impaka berekana ibitagenda ariko bagera kuri mikoro bakahindura imvugo. Ukumva ibyo bendi bavugaga bicaye ahandi naho gutyo ariko bageze kuri mikoro bibaye ibindi. Arambwira ati hari n'abandi bake rwose babarirwa ku mitwe y'intoki bahisemo bo kuvugisha ukuri kuko bazi ko ingaruka niyo zabaho nta gahora gahanze. Iyo migenzereze mibi izageza igahinduka kabone niyo haba wenda hari ababayemo nk'ibitambo ku buryo mwe cyangwa ubundi. Mba ndahumvise ndamuhita nongera ndamubaza ntese ubona iyo kipe izatwara ifite ubushobozi bwo kwatwara igikombe cya shampiyona ubu ngubu? Ati kuko ndanamubaza ntese shampiyona yaba yarasubukuwe kubera wenda ko nyuma ya covid hari ibihugu bimwe byasubukuye ibindi ntibyasubukura. Mubaza niba na covid yarahageze. Ati yego rwose covid-19 natwe yaratugezeho ariko ubuyobozi bw'igihugu bwakoze ibishoboka ku buryo ubiri under control. Ni iryo terime yakoresheje. Ambwiye ati under control ibintu bana ko biragenda byigeze birenga inkombe nkuko tubibona ku mateleviziyo ahandi mu bihugu byateye n'imbere. Ati nkuko wari ubimbajije rero igikombe kugitwara byo byagitwara cyangwa ntigitware byaterwa n'ibintu byinshi. Ati kuko amakipe makeba icyo asabwa no kubanza gucungira hafi abakinnyi bayo kuko byagiye bivuga ko umwe mu bakozi b'iyo timu wavuye i Burayi ari mafi iteye ubwoba anyura mu basifuzi mu bakinnyi bose mu bakeba emwe no mu batoza rimwe na rimwe ku rwego rwo gutegura nyine insinzi mu buryo bugayitse ariko ngo nta bitinya. Aho niho nahisemo usubiza ntese mwazeranje ariko akazagira nko mufata amajwi arimo abibwira nk'ibyo nyine ko yahita wenda yirukanwa burundu mu mupira. Yavuze ati nabyo bose birimo kureba uburyo byakorwa atariko uwo musore afite abamushyigikiye mu buyobozi bw'iyo kipe kandi bakomeye. Ati uko nandi manyanga akora mu buzima bwe bwite nk'uburiganya bw'amafaranga kuba agenda bamuguriza bikarangira bamushingiye ikibaba babayobozi ntagire inkurikizi. Mu minsi ishize hari n'ikipe yari igiye kumanuka mu yari babwiye ko izamanuka mu cyiciro cya kabiri. Imaze kubimenya arayegera yibwira ati mu $3,000 by'idolari ubwo ni nka miliyoni 3 z'amanyarwanda cyangwa z'amasefa ubwo tugeranyije nyine. Atabizeza ko muri ya manyanga ye nyine akora ngo azabahuza n'ubuyobozi bw'iyo kipe ku buryo bazayibagiramo n'ikindi cyiciro cya kabiri kazagwa mu cyiciro cya mbere. Ubwo ntibyabaye amafaranga yarayamize byarangiye iyo kipe rwose umwanzuro wafashwe ko niyo yagira zane n'ibitaragiye ahubwo ikagarukira mu nzira ubwo izakina cya kabiri izagikina. Arambwira ati uwo mutaramu rero waje wiyita international mu bijyanye n'igura n'igurishwa ry'abakinnyi atafite n'indi ntwari ikomeye yo guteranya cyane cyane abantu. Ati aho yagiye anyura hose aho buri nuko ngo afite ikintu cyo kindi twita diviser pour nyine icyo yakoresheje gucamo abantu ibice abaryanisha cyangwa akabateranya ku buyobozi bw'ikipe kuko iyo ni ikipe ikomeye niyo uteranyijeho bikagaragara ko utayishyigikiye hari nabwo witwa ushyize nko mu Kinyarwanda ni ukuntu nabyita ariko nkurikije ijambo yakoresheje byaba ari nk'igipinga. Numva ntibyoroshye ndamubwira ntese ahita ambwira ati yimitse rero ubu mafia aho usanga umukino ujya kuba akaba yahamagaye impande zose haba abakinnyi haba abasifuzi byose. Binavuga ko kuri uyu mukino basezeremo nyine iyo kipe bona babwiye ko yasezerewe ya kipe yarasezerewe no weekend. Yavuze ati siko n'uwo mukino basezerewe bo ko nabwo yari yabigerageje ikipe mukeba bari buhure ikabimenya ikicaza abakinnyi baba banyuzweho harimo n'umunyezamu. Ati byari byakozwe kuko hari umuntu ugenda ucumbagira ngo nundi
wari warakinye mu yindi kipe mukeba ariko ubu ngubu uri gukora akazi k'ubushoferi harimo kuri wo mu mafia niwe bari bifashishije muri iyo deal ariko barahageze ikipe mukeba ko ni ikipe y'ubukombe yakinye amarushanwa igihe kirekire ngo iba yabivumbuye iravuga ati abakinnyi bashaka babe batanu ntibakina twe turakina bahari harimo n'umunyezamu wari wakinye umukino ubanza ubwo arambwira ati rero gusa umunsi byamenyekanye ko abikora n'abayobozi be bashobora kuzayimuryoza kuko nabo ntibabikunda n'imigenzereze nk'iyi batesha agaciro we abikora mu kugerageza nyine guhagarara ku mugati we na za njawuro nyine ngakura ku bakinnyi mu gihe cy'igura ry'abakinnyi n'abatoza ubwo ikiganiro cye twagiranye bisa nkaho nkirezima kigiye kurangira mpita mwongera mubaza ahita yongera ambwira ati ikindi kigoye ubwo yambwiraga icyambere cyuko amakipe agomba kuba maso ku bakinnyi bayo nahise nanamusubiza ati ibyo biroroshye ko turi muri covid abantu baba hamwe byakoroha kubakontorora atambwira ati ikindi kigoye n'abasifuzi bamwe bayitinya bakayiha faveur itanabasabye abandi bo bigasa naho ari misiyo baba bariho yo kuyicira inzira muri make keretse bihindutse ariko ubundi kubera nyine ingiro nyinshi nyine hahora hari ikikango ku bakeba nta cyizere baba bafite ko nk'iyo misifure yazagezaho ikaba netere ko igaca urubanza rutabera arambwira ati cya gatatu rero byo byaterwa n'amikoroti kuko nk'uko nabikubwiye n'ubushize amakipe yo muri icyo gihugu yambwiraga nyine aho yarara ati ya hano usanga yirya akimara mpita musubiza ntiyihuse nabwo ntese yakwirya akimara ibyo ntibireba iriya kipe ariko wambwiraga kuko ntishinzwe kuziha amikoro cyangwa kuzishakira amaboko yambwiye ati nibyo yego ariko kubera ko bya bindi nakubwiye haruguru byo gukora za maguyi hari n'igihe usanga nyine abakazi habaye hafi barigijwe hirya nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa bakanazinuka iby'umupira ingaruka zikaba nyine kubura mikoro yakabaturutseho numva aransubije mpita mubwira ntese ko numva hari byinshi twagoje kuganira numva afite icyizere nyine ko ibintu byazahinduka ndavuga ntugishingira kuki bambwira ati nyishingira ku mpamvu nyinshi iti ya mbere nuko imigenzereze twavuze haruguru bigaragara ko atari yo migenzereze y'ubuyobozi bukuru ahubwo ko ari abantu akenshi ku giti cyabo bakoresha imyanya barimo n'ingufu bafite bakica bagakiza mu mupira wenda ko igishimishije nyine muri cadre ya accountability nimwe mu nkingi icyo gihugu cyubakiyeho yo kuba umuntu niba ukoze nabi ukabibazwa ukoze neza ukabishimirwa n'ibyo bita accountability ko bigenda bijya hanze hari igihe nyine hari abazabibazwa cyangwa se bakabiryozwa ko nk'ayo manyanga agenda yose ajya ahagaragara iyo ni impamvu ya mbere avuga ko icyizere cyo gishingiraho ambwira impamvu ya kabiri nuko mu myaka ikwishira indi gataha abakomeza nyine gutobanga uwo mupira mu nyungu z'ikipe imwe bakabona nabo ko bashobora kuba birambiranye kuko urabikora umwaka umwe ikipe ntigira hirya ukabikora ukurikiye avuga ati hari igihe bazagezaho babirambirwe rero badohore wenda habe hakwimikwa nyine icyo yise we ihatana noneho ati ikibuga aravuga ati kuko burya ikibuga iminsi cyangwa se amateka ati byo ntibibeshya ntibinabera nk'uko nabikubwiye haruguru ndavuga none ese ubundi abasportifu muri icyo gihugu bo barifuza iki yabimbwiranye agahinda kenshi aravuga ati abasportifu ba hano bafite agahinda kenshi ntiriya kipe rwose niho izinda amahoro ireke kuzinjira mu mibereho mu miyoborere imenye ibyayo nazo zimenye ibyazo bajye bahura ku kibuga noneho bahatane kuko kuzinjirira nibyo byagiye binazana ibintu byo kwicamo ibice nahise mubwira nti twebwe byo mu bintu iwacu twe tubyita ishyamba twumvise ibintu byaje mu ikipe ati naho biba byaraturutse tubanyamuryango w'amakipe makeba bakabyara wenda byabyara nyine icyo nageranyije n'ishyamba muri siporo arambwira ati rero ikindi bifuza nyine nubwo butabera ku makipe ari federasiyo igatanga ubutabera bureshya kuko ari byo hariho ubundi ubutabera niryo pfundo rya buri kintu cyose kugira ngo gitere imbere arambwira ati ariko baranifuza ko wenda ibintu byo kuvanga siporo na politiki nabyo byavamo politiki ikaba yakunganira siporo uko itaje kuyivangira ko yambwiraga tuzi ko bigezaho abantu baba bari bicaye banasangira barebana ubona nyine harimo ikintu cyo kwishishanya ati byaragiye bifata indi ntera ku buryo siporo yavuyemo ambiyanse murabyumva ku kantu gasubiremo ngo bavuga ati nyine kuvangura iyo politiki ivanga ku buryo ubyinjiza muri siporo ukuntu yavuze ati byageze ku rwego rwo kubusanga abantu baryaryana
bicaranye baryaryanya bategana imitego utuntu ngutwo ngutwo. Aravuga ati rero nabyo ni kimwe mu byo twifuza ko iyi politike yava muri siporo mu rwego rwo kuvanga ikaza mu rwego rwo gushyigikira. Arahita asoza avuga ati muri make barifuza nyine hatana competition ku kibuga apana amanyanga we yise ngo amanyanga ariko ngo ahagarariwe kandi bava ngo uhagarariwe n'ingwe aravuma itavuga ntese hari igihe si iyo kipe yari ikomeye ko kwigatsinda ibikwiye mutayijijinganyaho muvuga muti irakomeye. Avuga ati cyane rwose ati muri za 2003 kuzamura muri yo ati iyi kipe yari yobowe neza rwose n'abayobozi bangaga amanyanga urunuka. Aho ati rwose ntibayashyigikiraga namba. Tubatse ikipe rero icyo gihe yaryanaga ku marushanwa nyafurika itsinda n'abarabu ibanyagira za 4 itwara ibikombe umusubizi itwara za Sekafa ibikwiye. Ati rwose ikati none iki nashimishe yari yobowe n'umutoza w'umwene gihugu atari ko ari ku rwego ruhanitse. Ati byanatumye n'ikipe y'igihugu ikomera kuko muri iyo myaka yaje kuzikarifya no mu gikombe cya Afurika. Kandi rwose yemeze neza. Ndavuga ntese nk'umunyamakuru mwebwe we nkawe ko turi kuvuga numva ufite agahinda uzabikora iki? Aravuga ati covid nirangira nzasaba audience mu bukuru bw'igihugu ngereke ukuri kose usobanurire aho bipfira kandi icyizere ni cyose ko bizakemuka ate kuba mukuru w'igihugu waho ibibazo byose byagiye bishobora kumugeraho byagiye bibonerwa umuti kandi wihuse. Urebye n'icyo kiganiro twagiranye cyarangiye masaha 6:30 njyama nta mudewe ufite umunaniro sinzi wenda ari cyo mwambaza ku bijyanye ntacyo ko ibyo nakubaza byose ni ibanga ugendeye ku byo nyine uri kuvuga. Nakubaza ngo icyo gihugu ni ikihe kipe ni ihe ntabwo nakivuga n'ikipe n'umuntu nyamakuru twavuganaga ku niyo mpamvu rero ibibazo byanjye biri limite kuko isi yabaye umudugudu byarara bimugezeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi.